numva nkinaniwe. Telefone yanjye irihera. Reba aho nayishize. Simbyumva. Uyu mukobwa agiye gukora ubukwe. Ni inshuti y'umwana wanjye kandi ni umwana mutoya manze yakurikira uwanjye nk'inshuro ya 5. None umwana wanjye aheze mu rugo pe ku ishyiga rya nyina. Basi iki ikibazo umwana wanjye afite ni iki koko? Umuntu wigeze bakundana w'umushoramari ngo yagiye mu Bubiligi, uwo nawe yarishakiye. Nyuma yaho arongera kundana ngo niba ari rutahizamu, ngo yagiye gukina mu bihugu byo hanze, nawe barakundanye, byarangiye nawe amuretse. Mwana baramuzinze. Ngiye guhaguruka njye kumushakira umuti. Mwana wanjye rwose nta mpamvu yatuma adashaka umugabo. Kobwa mwiza kuriya wiki. Oya. Hari kurga umva ntugire ikibazo pe, nzakwambura kandi wumve ngo nta na kimwe ntazakora ku bwawe. Umva wumve ngo ndishimye cyane ariko yego. Aline akoze ubukwe bitese. Ndi mwiza, mfite amafaranga, kukiza njye nta gukora. Mwiriwe. Yego, ni karibu. Star. Amakuru yanyu? Ni mrefu, ngari mwezi. Turaho tu. Kiri agateni cyari. Murakoze. Orushango tubafasha. Cyo narenje kugira ngo mumfashe. Njyewe urabona simbona. Ariko noneho nubwo ntabona, ndabona wowe hari ikintu wagezeho gikomeye cyane, wowe ufite akazi, ahubwo ndumva wabasha kumfasha ukambwira inzira wanyuzemo kugira ngo ube wabona akazi. Nge narakabuze, narize nigaza nyandiko zacu z'abatabona, urabizi naranarangije ndetse nizo wa 3 n'uwa 6 ndarangiza, ahubwo nge nabuze akazi. Wamfasha ukambwira inzira waciyemo kugira ngo ukabone wowe. Umva
ntabwo nari nshaka kuvugisha basi se wampa n'umunota umwe nkakuvugisha basi ma nimero zawe noneho werekeze oya ariko Icyambere ni ukwitinyuka. Icyambere ni ukwitinyuka ukumva ko ushoboye kwirinda kwitinya kuko iyo ikindi ukagira umwete mu byo ushaka gukora. Nanjye si uku natangiye numva ntabishobora ariko njye naritinyutse ndahaguruka numva ko ntabishobora. Niyo nzira nakoresheje cyambere wowe ufite gukora no kwitinyuka ibindi byose iyo witinyutse ibindi byose urabishobora. icyo nari ndimo nkubwira narindi kugira ngo umfashe nanjye nicare ku mashini nk'uko nawe wayicayeho ni imashini nanjye ndayikunda kabisa. humura rwose abantu bafite ubumuga nanjye ibyo bintu byambayeho ariko wowe uzaze nzagufasha ibishoboka kandi uzabishobora niba wowe wizeye uzabishobora. ndabirambiwe icyo utamuza n'uwo ugomba kubana nawe. Jambo. Jambo sana. Muko bien? Tuko bien. Habari mzuri sana. Kande kashe. Umeze neza? Nanje kubashimira mwandoneye neza. Ubu yanzongera ngaruko ndi munsi. Kudoda niko kazi kacu kandi icyangombwa nuko akazi kacu tukanoza kandi umukiriya akabyishimira. Iyo dukoze ibintu umukiriya akabyishimira natwe bituma tugira imbaraga. nari nje kureba noneho none se ko nari nshaka ngo tuganire kwa kundi. Icara hariya ndaje. uzi ukuntu abantu babyishimiye cyane ngiye kuzaza nkuzanira abandi bakiriya. Umva patro. Karibu. Nta bya karibu. Njye mpereza imyenda yanjye kuko
kuko ngewe abatari mumaze kungana ariko se ni oya nta magambo ufitanye nawe imyenda igiye kumara ukwezi hano amezi abiri Mimi naenda bakia mzuri. nawe manza wicare nta nicyo bigutwara noneho konje imyenda ngo ntiruzu kuko wanje imyenda ntiruzu njye ntabwo mvamo ntayitwara niko abateri mumeze mukadushyiraho njye ntabwo mvanga utambaye imyenda njye mereza imyenda yanjye niba utayimpaye nibyo njye turarekana cyangwa se uyimenye kwidodesha ahandi ibyawe birakunaniye ubwo sibyo nabivamo ariko se mpamvu wafashe agatebe tukicara twitonze kuko nakubwira nawe imyenda yawe bigeze udahagaze kuko njyewe ntabwo naje kwicara iyo ntebe uri kundangira iri hehe dore ngiyo wawe umva ngiye kwicara iminota ibiri itari burenge kuko njyewe ntabwo nzajya kuba ndi gukina nawe nkamwicara iyi ibiri ntirenge Mwiriwe. yego mwiriwe neza tubafashe Taye, nari nshaka undodera. twashaka imyenda imeze ute Nari nshaka undodere agakanzu kari droite. Gafite amaboko maremare ageze umuhungu umwe y'agacupa. reka turebe mpamvu bisa ikibazo cyanyu ni kimwe nk'ubu ugiye gufata ibindi biraka ibyanjye urabirangije mpamvu oya ibyanjye urabirangije ku isi ujya gufata ibindi biraka ikibazo cy'abateri ni kimwe kumbwira ngo nicara iminota ibiri ikaba yarangiye ngo ukaba ugiye gufata ibindi biraka ubwo ngera kubona ko ndakomeza kwiga n'icyanga ese watuje ariko ndatuzi icyo ibyo ndi kugwa utari kubima ngaho bimenya kubidodesha ahandi tuza nagusobanuriye ukuntu uri mbere umwenda wawe barawuzanye mu kanya bari kuwukora sha rwose oya njyewe ibyanyu birandagiye pe oya pe mwaba ushaka abo kurushaka nzageze Ugeze hano k'agacupa. okay. hano Aho ngaho. okay. sasa muntu mano. Ku maguru hasi. Uburebure ni bwose. Bwose. Kagere hasi cyangwa kwegere. Igere hasi aho iyi ngiyi igarukiye. Nizere ko uzakandodera neza. Rwose mabuja njyewe barazina rwose njyewe. Njyewe nzakagukorera ahubwo bakwiye we. Reka ngombwira igiciro. Nkako ngako kubera ukuntu kameze n'ibitambaro ibitambaro bisigaye bihenda ni nk'ibihumbi 70 nk'aho ngaho kuko ako ngako niko tugakorera no gushaka Ako n'igitambaro kirimo. n'igitambaro Kugabanya byibuze 50.
mama ushaka wawe mwabiteye mwebwika. oya nawe niba ushaka ko nkubera umukiriya nkorera neza kandi unangabanyirize ku giciro kuko uba utanzagaruka Aruka nani. mbese si ubyumva nagaruka ko njye nawe gabanya byibuze 50 n'igitambara kirimo Ubwo gashaka ryari? none turi kuwa kane nko kuwa mbere Moko wampe. Uwo ejo mu gitondo ndeka njya kuzana ibitambaro. Mu ndabiti. Hambere rwose uzasanga bitayari. umva patro aho bigeze nanjye ibintu ujya kumpereza ibyanjye byose urabituzura ubwire bari abakozi bawe babinde mbicyure gutyo Ngaho tugezwe nk'aheka aho bigeze. wowe jya imbere gisunze abantu Rwose. Umva, iyo myenda ntabwo wayitiriye n'umukiriya agenda. mwampindije pe Mabuja, urabona ko karito kawe rwose ariyoni. Ushatse wanayongera. umva mudoda neza pe Nakubwira se mudoda neza ariko defo mugira nuko mubitindana none tuzatindarege kawe neza ko tukabona. icyo uri kureba hariya ni kureba abakinnyi byiza no kuba ari no gusakuza harimo umwana uzi gukina neza cyane ubu uriya mwana wambaye gatatu namukunze cyane uriya muhungu azi gukina cyane so wowe ntabwo uri kumureba ngo urebe ukuntu azi gukina abonye wambaye gatatu uriya w'umurasita siko mubyitara mama nawe nasigaye akunda ariko uriya mukipe ndamuzi uramuzi uyu mwana yigeze ajya gukinira n'igihugu cyacu ese rukiye igihugu cyacu cy'u Rwanda mukobwa wanjye rero ngaho mbwira rero gahunda y'ubukwe hari icyo uteganya ku bukwe bwawe bw'imipira umva mama kuri bwiza ukuri sibyo ahantu mbona si umukobwa wanjye